kera akibagirwa twavuze ngo ashobora kuba yibagirwa ashobora kwibuka ibyavuba ibyavuba akibagirwa akibuka ibya kera cyangwa undi ugasanga yibagirwa ibya kera akibuka ibyavuba iyo byose ni amatubura barimo turavuga ariko wumve ko rubrice necessaire nayo ifite ikifasha kugira ngo ntitwama tuba mu buzima bwibuka ikintu cyose kuko kucibuka hari icyo dusanga naco bizohungabanya ubuzima bwacu. Ego urakoze ico bidufasha nyine kwibagirwa ni ibihe ni bese kwibagirwa kudufasha ibihe kwibagirwa kuradufasha kwibagirwa bya bintu bibi twahuye nabyo nubwo harimo no kwibagirwa ibyiza wahuye n'ikibi cyaragushikiye ariko nuburika gufasha ukacibagirwa cyo gihe nimba ucibagiwe nyine nta kibazo kigutera ariko nucibuka nuhora ucibuka gifite ingorane kiza kugutera rero uburi nico nikifasha ni ukugira ngo ubuzima bwacu muri bijya duhura nabyo gusa ikidakora yaba ari memoire na uburi ntabwo bizana ngo wibuke ibyiza usiga ibibi wibuke ibibi wibagirwa ibyiza biravanze mu kwibuka wibuka byose mu kwibagirwa wibagirwa byose ariko niyo bavuga ati uburi nayo il est très nécessaire kuko idufasha kugira ngo twibagirwe bya bindi byotugira ibibazo cyane iyo niyo bienfait yayo hanyuma ayo matrouble waruvuze nayahe memoire nayo ifite amatrouble yayo arico bita ngo ni amnésie retrograde ni igihe umuntu yibagirwa ibintu byabaye kera. Hello guys, amakuru mufite mumeze neza murakomeye turabasuhuje aho muherereye abo bukeye mwaramutse abo bwije mwiriwe bitewe naho umuntu ari turabaramukije cyane tubifuriza ibihe byiza twongeye kugaruka turi kumwe na wa mutumirwa wacu noneho ntituzosura kumwitanga umutumirwa ni uwa hano turi kumwe n'umupapa wa hano rero turakwakiriye cyane murakoze turakwakiriye ngo wiyumve wisange aha ni iwawe hazokomeza habi wawe umeze gute turashima Imana amahoro Imana ishimwe cyane hanyuma uyu munsi tugiye kuganira topic dufite uyu munsi iravuga ngo memoire dushaka kumenya memoire ni iki idufasha iki niki mbese niki memoire ego rero kaze cyane sinzi ko babanza ugasenga ubu nyine ko numva mfite umwuka wo gusenga kuko gusenga buriya bifasha abantu no kumva ico muhamuvugaho kubera ko mwabisengeye bigatuma abantu babyumva cyane bakabisobanukirwa karibu murakoze gusenga ni byiza tugomba kubikora mu muco w'abakristo ego kandi niko n'ijambo ry'Imana ritubwira ngo dusenge ubudasiba ego gusa ntituza tubishobora nyine kubera kibiza bikorwa nyine nkuko Bibiliya yabivuze ariko mu by'ukuri gusenga ni ibintu by'akamaro cyane umuntu wese akwiriye gukora kandi no gukunda rero reka dusenge igihe cyose muzifuza ko dusenga tuzasenga nabo nasanze buriya gusenga ni byiza cyane iyo ugiye gutangira ikintu cyose ugasenga uba wishize mu biganza by'Imana kandi cya kintu kiza kigenda neza nibyo namwe muza musenga ariko natwe tuza dusenga natwe inyamakuru ntahuze umenye ko bazabamera umupadiri umwe ngo yigeze kuba nimba ari za Kagogo noneho ngo abantu bakaza kumwirega nti yarazigana ururimi aho ngo uje wese akamubwira ngo amubabarire ngo yagize intege nkeya
umupadiri utari wumva ururimi kuru tuvuga ariko nyine bakamubwira ati yumva uruhe igiswahili igifaransa ariko abantu bakaza ngo tegeke bakamubwira ati wagerageza ico giswahili nisamehe nilikuwa na tegeke noneho ngo aruha aravuga ati se iyo ntege nkeya ni nini abantu bose baza baza ngo ntege nkeya ese nico cyaha mwebwe mugira hano muri iki nico cyaha cyonyine kiba nico cyaha mugira n'intege nkeya kandi wenda ntiyageza gisobanukirwa ntiyazana nacumva urumva bavuze ati se iyo ntege nkeya ni igiki ni ikihe cyaha cyitwa ntege umuntu wese ugeze aha ngaha ngo ntege nkeya uko ni ukuvuga gute none namwe abanyamakuru mushaka kugira ntege nkeya dore ko none basigaye babwira n'abafite ibirori ngo ntibabagaburiye mu mafete kuko mutagitanga za rasiyo aho mubanye n'abandi ngo mukabifungurira iyo ngiyo abakameramani ntabwo nta banyamakuru mwese za kamera ntimo biba mwese hari uko batandukanye reka dusenge nyine kugira ngo izo ntege nkeya ntizibeho ariko namwe muza musenga cyane bitavuga gusa ngo nabatumirwa abantu bakwiriye gusenga senge none ubutaha nanjye muza musenga kugira ngo mureke izo ntege nkeya umupadiri yavuze kandi iyo dusenze nyine zirangira nazo turazereka Imana bafite intege nkeya zize kurangira zirangire bafite intege nkeya zirangiza twongeye kugushima Mana twongeye kuvuga imirimo n'ibitangaza byawe uzidukorera turashima kuko watugiriye neza kuri uyu munsi kandi tukaba twisanze hari ikiganiro tugiye kuganira abo tuzaganiriza bazacumva bose bahabwa umugisha ariko natwe uduha ubwenge Mana uduha ubwenge kuko ubwenge ni uzi ubutanga ijambo ryawe riravuga hariya muri Yobu ibice 28 na 28 ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge ngo kuva mu byane ko kujijuka Mana uduhe kukubaha uduhe kwanga icyaha ariko ibintu byose dukora bikomeze biguhesha icyubahiro urakoze data bana natwe muri ibi biganiro tubitangire neza kandi tuze kubisoza neza icyubahiro ni icyawe amen urakoze cyane ni nkaho uzi umwanya gusa nari numvishije naje nosenga nta kibazo no kumwisho ikiganiro usenga mutacu bitwaye hanyuma tuje kuganira ku kintu topic y'uyu munsi twavuze ngo ni memoire tugiye kuvuga kuri memoire abantu bayisobanukirwe ubundi memoire ni iki memoire noneho iyo ntinafite n'ikindi tuyisobanuramo mu rurimi memoire ni memoire sinzi ariko nje uko ncumva memoire ni ukwibuka ni gufasha kwibuka ni ituma wibagirwa ni nk'uko nguko mbyumva sinzi nawe nuko ariko nje kugira ngo abantu ni ikintu kigutera kwibuka harimo kwibuka harimo kwibagirwa nicyo cyerekana personalite y'umuntu identite y'umuntu ariko icyo nari nshatse kuvuga kugira ngo abantu bakimenye abantu batunze amatelefone ibi bitaraza bene ibi byinshi byagumye kuza bizagamo amacano bizamo ibindi indirimbo abantu batangira kuzoherezanya ariko hatangiye kuri telefone akagura n'akandi ngo ni memoire ako nta muntu utakazi kabisa memoire zarabyumva rero n'ubu zirakora ni ukuvuga iki aba bantu muri tekinoloji abahiti bakomeye tekinoloji information cyangwa se noneho information tekinoloji amakuru n'ikoranabuhanga baza bagenda bigana ibintu biri mu muntu urumva kuri ya carte memoire bakoze bari biganye memoire y'umuntu nabo bakoze ikintu
ushiramo ikintu kikagumamo mbese kikakibika kikabibika umwe kandi wakenera kubitegera kubigarura ukabitegera ni ukuvuga ngo no mu mutwe w'umuntu rero urimo memoire ibika icya mbere urafata amakuru ukayakusanya iya memoire yamara kuyakusanya ikayabika ikagira icyo bita ngo ni d'abord uzibanza habanza ibintu bivuga nuko wenda tugiye kubivuga tutaragera mu masorte yabyo ariko fonction memoire ubundi ni fonction cerebrale ni ikintu cyo muri cerveau urumva kidufasha twebwe kubika amakuru d'abord kuyakusanya kikashira muri forma iri nk'iyi ya machine fichier gifata amakuru agaragara kama video kigafata amakuru atagaragara les audio kikayakusanya kikayashira muri forma noneho cyarangiza icyo nicyo bita encodage cyarangiza kigakora icyo bita stockage kubika ya makuru kakaba arabitswe akabikwa icya gatatu rero ni ukuvuga ko ari restitution cyangwa ari rappel kwibuka kugarura izina avion indege iravuze ngo ni appareil vola imita oiseau naturel ni appareil v vola imita oiseau n naturel ni ukuvuga ngo indege bayikoze bisunze ku nyoni ni inyoni kuri iyi ndege ni inyoni indege ni inyoni mbese bayikoze bisunze kuri iyi nyoni ni inyoni biganye ni naryo iryo zina riri abrege twumva ngo avion ariko nyine abantu ntibagira amakiriosite yo kumenya se avion ni iki bavuga gusa ngo indege ariko indege ni appareil vola ni ibyo komeza ni ukuvuga ngo avion ni appareil vola imita oiseau naturel ni icyuma kiguruka kigana ikiri naturel kigana inyoni yaremwe n'Imana ibyo nari nshatse kuvuga rero ubwenge bw'aba ba IT IT ni ukuvuga ko ni aba bantu baba mu bintu by'ikoranabuhanga bishinzwe information donc et technologie ibi bakora ngo ni carte memoire barigana icyo Imana yakoze mu muntu Imana yahaye umuntu memoire iyo memoire rero icyo ishinzwe icya mbere ikora twavuze ngo ni encodage irakusanya amakuru iyo agaragara n'atagaragara ikayashira muri forme yamara kuyashira muri forme ikayatanga mu cyo bita stockage akabikwa ahantu nyuma yo kubika ayo makuru igihe bibaye ngombwa azagaruka urabyumva rero zigarura rero ifite ibintu byinshi idufasha ni nkayo question naringezeho ubundi nyine idufasha iki memoire ifasha iki memoire yadufasha ibintu byinshi muri ubu buzima bwacu dutuyemo icya mbere memoire idufasha izituzanira amakuru ya pasi niyo liye nicyo kintu memoire kiza gihuza ibintu bitatu kiza gihuza pase kigahuza preza kigahuza na future kikareba muri future cyo ni ikintu cya mbere niyo liye des événements passés présents et futurs
ni ukuvuga ngo ibifite yabitse amakuru y'ibintu byahushutse. Yego. Aya arahari. Ifite aya none. Itegereje na y'ejo. Yego. Hari uko iporojeti ikaba ivuga ngo ejo ibintu bizoba bimeze shingiye kuri ibi byo muri pasi n'ibya none ejo bizaba bimeze birampa kumenya kudiseruna iby'ejo. Yego. Ako ni akamaro ka mbere memoire ifite. Akamaro ka kabiri memoire ifite, dufate nk'abanyeshuri, apprentissage, kwiga. Yego. Umunyeshuri udafite memoire ntiyoshobora amashuri. Kuko bijya bakwigishije ugomba kubisitoka muri memoire. Umunsi wabikubajije muri exam ukabigarura. Yego. Icyo gihe niba udafite memoire ni ikibazo. Uzumve hari ikintu bakunda gukoresha bakavuga hari igihe nyine babikoresha bamwe mu buryo butari bwiza, babibwira abandi bantu bakubwiye ngo ufite memoire de poule, uko nyine bakubwiye nabi cyane. De poule, memoire de poule, inkoko nta memoire ntayigira, iba gutyo kuriya. Uzishusha ku kintu nimba ihaye igikintu, ako kanya wayirukana igatera intambwe imwe zibiri, kubera ko ndakigira muri memoire itibuka kwikuye hariya, werekerayo nayo kerekaba yagarutse. Urumva igitangaza buriya ingorane ifite nuko nta memoire igira. Tikonserve, timenya ngo kibakimbujije. Naho umuntu ufite memoire, umuntu azamenya ngo ça c'est interdit, kino bakimbujije, kubera ko bakikubujije ntugikora. Kandi ugahita ukibika mu mutwe ukamenya ngo iki ni interdit, iki ntigikorwa. Urabyumva rero? Umunyeshuri rero udafite memoire bizomugora kwiga, kuko ibyo umwarimu avuga ni ibintu bisaba ko afata mu mutwe bikaja muri memoire. Akaba afite memoire bita tenace, ibika ibintu, ariko kandi iri capable yo kuzobireproduce igihe wobikubariza cyose. Ukaba uri capable yo gusubiza ibyo bakubajije wabitse, yo gusubiza bijya bakubajije. Rero igihe gutayifite ni ikibazo. Umualema witwa Adolf Hitler yari n'umudictateur ukomeye muri izi ntambara za kabiri z'isi, yarazigwanye cyane. Yigeze kuvuga, aravuga ngo une tête sans mémoire, ngo c'est comme un lieu sans garnison, cyangwa une ville sans mémoire. Non, l'intelligence sans mémoire, c'est comme une ville sans garnison. Garnison ni bari abasirikare baba bari umujyi bawucunga. None aravuga ngo igihe umutwe w'umuntu cyangwa se iyo intelligence y'umuntu itafite ya memoire igomba kwifasha, aravuga ngo ni nk'umujyi cyangwa ni nk'ahantu ho badafite abasirikare baharinda. Ntakiriyo ushaka wese yohanyura yo kwinjira. Yokora icyo ashaka. Ni ukuvuga rero mu ma apprentissage, mu buzima bwacu bwa minsi yose, biradusaba kugira memoire. Iyo memoire rero izi twibutsa ibintu, bya bintu bitwibukije ni byiza. Gusa kwibuka kose ntabwo ari kwiza. L'oubli est nécessaire. Kwibagirwa nako ni kwiza, kugira akamaro. Kwibuka kose si kwiza. Kwibuka kose si kwiza, no kwibagirwa nako gufite akamaro. Kose si kubi. Kwibagirwa nako gufite akamaro gakomeye. None se kwibuka buriya iciza cyo kwibuka niki bico kwibuka kibaye. Ofete kwibuka, iciza cyo kwibuka mu buzima. Iyo umuntu yibutse wenda
ibyo yavuganye n'undi tuwabona ko muri ubu buzima dushobora guhana randevu tukavuga ngo ejo cyangwa umunsi runaka tuzohurire hariya. Umuntu iyo amaze kugira ikibazo cy'iyo uburi kwibagirwa ya randevu mwahanye tazoyubahiriza. Ico gagihe kera hari bipfuye bamubwiye ngo nagenda akora iki, atari umutima mubi, atari ukwinangira no kucanga, aremera ko agikora ngo ashike aribagirwa. sibyo? Muri ca gihe kurumva nimba ari nk'umuntu mukorana mu kazi, uwo yogeraho yirukanwa kuko hari ibintu atahaye akora. Twavuze ko rero ariko yabitewe no kwibagirwa si ubushake buke. Ariko biragoye ko umwumva wowe wagize amahirwe wibuka memoire yawe ifite bya bintu byo gukonserva, ikagira tenacity, ikabibika, ikabiproduza. Woragira ngo ni ubushake buke yagize, ariko kandi atari ubushake buke yagize. Tiwumva twavuze ngo niyo ifite liaison ihuza fiti passé présent na futur, kumenya ibyawushutse, kumenya ibiriho, kumenya n'ibizoza. Urumva ubwo n'ubwiza bwayo. Umuntu wakugiriye neza ukabisetinga muri memoire yawe bikakugumamo, ni byiza. Nimba hashitse hari ico umufasha kuzamwitura, urabiterwa na memoire, kuko wafashe bya bindi urabibika, urabyibuka. Umunsi umwe runaka wobyibuka, bigatuma umugirira neza. Wibuka amakuru ya Dawudi na Yonatani. Dawudi yazaga ahigwa na Sawuli. Yonatani yari mwene Sawuli, ariko akaba inshuti ya Dawidi. Noneho igihe cyose Isa ari gupanga ibintu byo kumwica, Yonatani akamuburira, bigatuma arokoka rwa rupfu yari ateganijwe kwicwa. Igihe carageze Sawuli arapfa na Yonatani. Dawudi ageze ku ngoma aravuga ngo ese hari umuntu uwo kwa Sawuli woba warasigaye uriho gira mwiture ineza Yonatani yangiriye? Barambwira ati Lodebari hari akantu kabo kasigayeyo, akamuga kitwa Mefibosheti. Arambwira mugende muzane. Araza arira ku meza y'umwami, ndetse ngo amusubiza kubera kwibuka kwa Dawidi, amusubiza n'imisozi ya sekuru Sawuli Nyarure, kuko yari sekuru. Kwa kwibuka rero gufashije Mefibosheti na Dawudiga wari ugufite wakubitse, yibutse ko hari icyo agomba kwitura Yonatani. Tiwumva uko ni ukuvuga ngo kubera kwibuka hari igikorwa yakoze, kuko yibutse. Ibintu byose iyo tubyibutse byiza biduhesha gukora ibyo dukeneye. Yosefu afunzwe hariya kwa Potifari, umwe bamufungiye ahasanga abagabo babiri, bararota, abasobanurira inzozi, abwira umwe ko apfuye, uwundi asubiye ibwami agiye gukomeza imirimo ye. Arambwira ngo nushika tukanyibagirwa, nushikiriya naje urebe uko wumvugira. Wa muntu aribagirwa, ako ndibagiwe yarikawushije none. Rimbaga yarikawushije simbizi, ariko ndabona ko yibagiwe. Yaribagiwe, yari afite ikibazo cyawe gikomeye.
urabyumva rero kubera ko yibagiwe yosefu akomeza kuba muri purizo bukeye umwami farawo arose inzozi niko kuvuga amakuru atiriyaga muri purizo hari umuntu nahasanze aza arotora inzozi ibyo bitewe n'iki nuko yibutse yosefu arahamagazwa yosefu umwami farawo aramubwira ati nabaye njyamye ndarota mbona inka 7 zibyibushe mbona izindi 7 zinanutse ati noneho icyaje kuntangaza zijya 7 zinanutse zimira zijya 7 zibyibushe kino byanteye ubwoba kandi nawe ari wewe so ndotso zari ziteye ubwoba iyi nka zibyibushe arizo zimira izinanutse ariko kubona inka zibyibushe zimigwa n'izinanutse kandi gantaye inka izimirana oya zari bitangaza nyine byari bitangaza noneho bibaye gutyo yosefu aramubwira ati inka 7 wabonye zibyibushe n'imyaka 7 y'uburumbuke y'umwero muri iki gihugu ariko nyuma y'iyi myaka 7 murimo hari umwero hagiye kuza periode y'imyaka 7 yo gukena ico gihe rero ko murumva ko nyine hari ikibazo noneho kubera ko yaramubwiye amakuru ahita avuga ati se ninde wundi munyabwenge twabona atari we muri iki gihugu wa muntu rero kubera kwibagirwa yari yagize nabi byatumye yosefu aguma kuba muri gereza ariko umunsi habaye kurota k'umwami habura abasobanura inzozi aribuka aravuga ati kandi muribukiriya ndibuka muri gereza hari umuntu n'uyu noneho ahita avuga amakuru yosefu araza arazisobanura yosefu ahita agiga umuntu mukuru w'agaciro kubera kwibuka kwa wa muntu rero kwibuka ni kwiza samahani n'ibindi byinshi ari mbivuze ngo ikiza gituma abantu benshi hari abakorerwa neza ariko ntibabe agaciro bakibagira n'igihe bo barageze ahantu nanone ntibibuke none se ko waruvuze ngo hariho n'ububi bwo kwibuka ubwo bubi ni ububi n'iryari biba bibi iyo umuntu yibuka iyo afite memoire yibuka ni ukuvuga ko ikibazo kirimo cyo kwibuka reka tugihuze n'uko kwibagirwa tuvuze bazavuga ngo l'oubli n'est pas la perte de souvenirs mais incapacité dans laquelle nous nous retrouvons bakavuga ngo kwibagirwa ntabwo ari ugutakaza ibyo wibuka ariko igihe kimwe wisanga uri muri incapacité udafite ubushobozi buguhesha kwibuka ariko bakavuga ngo l'oubli est nécessaire igituma rero iyo wibutse ibintu byose muri kuga kwibuka harimo kwibuka ibyiza harimo kwibuka bibi naremze rero mu kwibuka twibuka byiza tukibuka n'ibibi kuko zijya souvenir zose twarazibitse hari igihe wibuka ibibi bigatuma nawe ukora ibindi bibi ukibuka umuntu wakugiriye nabi nawe bigatuma wamwitura inabi aho noneho kwibagirwa nako kubaye kwiza yofashwa nuko wibagiwe kandi mu kwibuka no mu kwibagirwa harimo kwibuka ibyiza byose no kwibuka ibibi kwibagirwa harimo kwibagirwa ibyiza no kwibagirwa ibibi none muri ico gihe tihaza ngo wavuge ati ibagirwa ibibi wibuka ibyiza
urabyumva iyo mpamvu rero iyo wibutse zotuma hari ikintu ukora kubera ko wibuka icyakubabaje uko gakera ntidufashije icyiza birasubira bigushire mu bibazo kwibuka ibyatambutse byakubabaje n'ubyibuka bishobora gusaba kuzana ihungabana kurumva rero tutibagiwe memoire itagize uko ngo idufashe iyo ijya ubure ko ari necessaire ngo itwibagize bimwe tugahera twibuka ibintu byose ibyiza n'ibibi twongera ibibazo twogwara mu mutwe twogwara iyihe indwara twogwara ni nyinshi ariko reka twaba dufata état de stress post traumatique termo tuba tuyishaka twebwe abaganga ntimuyikunda mbese twogwara mu mutwe basi twogira ihungabana kuko wibutse ibibazo byo kwibuka bishobora kugushira mu kibazo cy'indwara bita ngo ni PTSD mu cyongereza biravuga ngo ni post traumatic stress disorders ni état de stress post traumatic ni bya bise uba waragize bya bikomere byo mu mutima noneho iyo ubyibutse ni ukubitoneka biza bishobora bibisi les prénoms cicatrisés ni ibikomere byo mu mutima ariko bitumye bitakize iyo wibutse rero iyo wibutse bihinduka bibisi ariko reka dufate urugero urabona nk'umuntu hari igihe yakomereka bya mbere agakomereka ahantu akababara ariko iyo asubiye noneho ukomereka muri ya place niho ababara cyane ni ikibazo habe n'abaganga kugira ngo bahasone ntatisi bigihari sirire nicyo gituma nkubwiye ngo kwibuka ni kwiza gufite ibyiza ariko gufite n'ibibi iyo batwogiye twibuka ibyiza gusa tukibagirwa ibibi aho sete di paradis ariko twibuka byose ibibi ni byiza mu kwibagirwa naho twibagirwa ibibi ni byiza urabyumva rero muri cya gihega nimba wibagiwe ibyiza hari ikosa ribaye umuntu yaragufashije ariko murahuye cyangwa wamutiriye wa muntu azakomereka ati se uyu muntu nafashije ni gute atarekonesa atibuka ibintu namukoreye abana adamu n'ibindi ashima icyo ni ikindi ariko ruburese necessaire kuko twibutse ibintu byose byatubayeho ibyiza n'ibibi noneho ikintu numvishije ni ukuvuga ngo hakenewe kwibuka ibintu byiza ariko ukibagirwa ibibi hakenewe kwibagirwa ko wibagirwa ibibi sibyo ukibuka ibyiza ni ukuvuga ngo umuntu akeneye muri we akwiye kuba afite kwibagirwa akaba afite no kwibuka ariko akibuka ibyiza akibagirwa ibibi nicoga ntigishoboka ntabwo bishoboka ntabwo memoire yawe yosetinga ibintu byiza ahabyo wisetinga ibintu bibi ahabyo byose biba biri hamwe iyo kwibuka kubaye uza wibuka byose kwibagirwa kubaye uwo kwibagirwa byose urabyumva rero uko niko bimeze ruburi nayo ni necessaire kuko hari igihe nyine wibagirwa ariko bitavuga ngo ni perte de souvenir ngo warazitakaje uba ukizifite ariko mu by'ukuri iyo ureba harimo ibintu byinshi biba byajemo ndetse bigera aho twebwe tubyita de pathologie cyangwa se trouble de mémoire muri icyo gihe uwibagirwa aribagirwa byose cyangwa hari igihe usanga umuntu yibagirwa turabivugaho muri ayo matrouble wenda ibintu bya vuba akibuka ibya kera cyangwa undi akibagirwa ibya kera akibagirwa twavuze ngo ashobora kuba yibagirwa ashobora kwibuka ibya vuba kwibagirwa ibya vuba
akibagirwa akibuka ibya kera cyangwa undi ugasanga yibagirwa ibya kera akibuka ibya vuba. ibyo byose ni amatubura barimo turavuga, ariko wumve ko rubrique nécessaire nayo ifite icyo ifasha kugira ngo ntitwama tuba mu buzima bwibuka ikintu cyose, kuko kucibuka hari icyo dusanga naco bizohungabanya ubuzima bwacu. Ego urakoze. Ico bidufasha nyine kwibagirwa ni ibihe? Mbese kwibagirwa kudufasha ibihe? Kwibagirwa kuradufasha kwibagirwa bya bintu bibi twahuye nabyo, nubwo harimo no kwibagirwa ibyiza. Wahuye n'ikibi cyaragushikiye ariko nubwo ikagufasha ukacibagirwa. Icyo gihe nibwo ucibagiwe nyine nta kibazo kigutera, ariko nucibuka nuhora ucibuka gifite ingorane kiza kugutera. Rero uburi nico nikifasha ni ukugira ngo ubuzima bwacu muri bijya duhura nabyo, gusa ikidakora yaba ari memoire na uburi ntabwo bizana ngo wibuke ibyiza usiga ibibi, wibuke ibibi wibagirwa ibyiza, biravanze. Mu kwibuka wibuka byose, mu kwibagirwa wibagirwa byose. Ariko niyo bavuga ati uburi nayo il est très nécessaire, kuko idufasha kugira ngo twibagirwe bya bindi byotugira ibibazo cyane. Iyo niyo bienfait yayo. Hanyuma ayo matrouble wari uvuze ni ayahe? Memoire nayo ifite amatrouble yayo, hari icyo bita ngo ni amnésie retrograde. Ni igihe umuntu yibagirwa ibintu byabaye kera ariko akaba yo kwibuka ibyavu. Hakaba icyo bita amnésie anterograde. Ni ukuvuga ngo rero umuntu aba ahaye yibuka ibya vuba akibagirwa ibya kera. Urumva? Ni ukuvuga ngo umuntu aba yagize ikibazo muri memoire, bahagiyemo ayo matrouble, ugatangira wibagirwa ibintu wenda bya kera ariko wibuka ibya vuba, uko uba ukigwaye ariko gahoro gahoro, ko wibagirwa ibya kera ariko ibya vuba urabifite. Aho iyo ugeze kuri iyo anterograde utangira noneho kwibagirwa n'ibi by'ubu vuba, ariko n'ibya kera nabyo ntawe uba ufite. Icyo kihavuye hari icyo bita dysmnésie n'ibindi bita ngo ni paramnésie. Urumva bimwe nyine bigenda bikorwa gutyo, umuntu ugasanga souvenir zose ko ziragira aho zitakara zose, karibagirwa byose, yaba ari ibya vuba yaba ari ibya kera. Muri icyo gihe rero urumva ko umuntu ubuzima bwiwe kuba utagifite memoire, wisanze uri nka wa muntu umeze nka ya nkoko, cyangwa noneho umeze nka kujya uriya mugabo yavuze Hitler witwa yise ko umuntu ufite memoire intelligence cyangwa umutwe tete sans memoire, abigereranya nuko bisa nka kujya ko kuvuga ngo ni nko kubona ahantu hatariho abantu bahacunga. Udafite memoire mu mutwe wacu niki twaba dufite? Nibwo buzima, c'est notre identité. Identité yacu rero igizwe na memoire. Memoire niyo itanga ya identité ya personalité y'icyo turico. Icyo gihe rero iyo ibibazo bitangiye kuba by'ayo mamaladi, ibyo twari tuvuze ngo ni amnésie retrograde anterograde, urumva ko ikibazo kiba kirimo nico. Ibyo bindi ngo ni dysmnésie, ni ukuvuga ko umuntu ntaba agifite capacité yo kwaregistre, memoire iraregistre, urumva, noneho igasubira igakonserve des informations.
kugira ngo izoza isubire izibuke. noneho deja umuntu yisanze mu kibazo ko memoire asome agire gute ntacyo biza gutanga. Deja yagize ikibazo iwe ntakiri no muri bajya nk'ujya twavuze ufite ikibazo cya amnésie rétrograde anterograde. Urumva ko iwe deja bamaze kugira ibibazo ko memoire yiwe ntakigifata. None se uriya muntu bijya babwira abana bakunda kubivugana ngo biza byinjirira aha bigasohokera aha ngaha. Urumva uwo nta memoire afite. Urumva mu by'ukuri nta nana bagifite n'ibintu hasigaye ahuzagurika. Hariho kindi twari tuvuze nk'icamana n'icama paramunezi. Iyo paramunezi nayo n'indi trouble umuntu aba yagize ariko agatangira kugira ibintu amafose memoire yahura n'umuntu atazi hakabubwa mwituwazi. Urabyumva umuntu akitiranya abantu bamutangiye kugira ibintu by'amaconfusion kwitiranya abantu akaba yaramutse umuntu akamubwira ngo akaza mwita uwundi ariko ibyo bikunda n'ubundi gushika kurumva ukamubona umuntu araje arakuramukije atangiye kukubaza amakuru ibintu yakwibesheho utariwe. Iyo donc uwaba ari muri icyo kibazo cya paramunesi cyangwa agafata umuntu yari asanzwe azi akamwibeshaho akamubwira tamumenye. Se ninde wigeze kuvuga ko kanto nimba ari wa muzungu nyamujongo ngo nimba aravuze ngo simfite sinzi ukuntu yavuze sinzi icyo bamubaje twigeze guhitinga kiwe aravuga ngo simfite. Ni ukuvuga iki nawe wa muntu ntaba akimenya memoire yiwe yaramaze kuja mu bintu by'amaconfusion yabona abantu enenkoni akamwita ni personne connue familière aho wa wundi yari asanzwe azi akaba ari we yibeshaho. Muntu gutangira kuba atakimenya n'abana biwe urumva nyine hari abo bishikira ntambenye n'abana biwe cyane rwose. Gusa ico mbona gishika ni nka wa muntu ufite abana benshi none agasigara ahamagara umwana umwe akamwita amazina nkangahe yose aha ashaka igiye bari kubayoberwa barabayoberwa akayoberwa umwana wiwe cyane rwose. None se yobewe uwo nguwo abashaje oya nta nubwo biterwa no gusaza. Ibyo gusaza hari ibintu byo bita demence senile na demence juvenile. Ni ukuvuga muri bariya abantu bahe basaza bafite icyo ingwara bita demence ni shite nyine y'ubwenge connaissance la cognition iba imaze kugira ibibazo. Ni n'abantu usanga bagira ibibazo abantu bakuze baba bari taxe souvent ngo abarozi baranahohoterwa bari abantu bakuze donc bamaze gutakaza ubwenge baba bari bafite ziriya ngwara bita ngo na demence senile cyangwa izindi ngo na maladie de Parkinson noneho cyangwa iriya Alzheimer. Ikibazo baba bafite rero baba barageze muri izo confusion baba bafite bijya bita ngo na trouble tempo-spatial. Ntamenya umunsi uwo ari we ntamenya aho ari ashobora kwama vi wiwe akaza hagira ngo karagenda iwiwe ugasanga arakwinjiranye muri salo. Abantu rero no fausse croyance z'abanyafrika abasaza n'abakecuru nubwo abarozi bitasaba imyaka nta muntu utoba umurozi n'abana baboroka babigiyemo ariko les fausses croyances zacu cyane tubona abantu bakuze abakecuru abasaza tukabita abarozi. C'est pas vrai. Yo umurozi kuko n'undi muto yari umurozi ariko ntaba umurozi kubera ko hari imyaka agezemo. Gusa icyo baba bafite mu by'ukuri ubwenge bwabo wabumaze gushira. Ni wa muntu wo kwisanga ari hano muri salo akahakorera amabeso kuko we nta bwenge aba agifite. Icyo gihe rero ashitse nko muri salo yawe agakora bene icyo kintu uwo muntu no guhohoterwa arahohoterwa akaba yakwicwa
uyu murozi dore ibyo akoze hano ibyo byari bimuzanye ariko mu by'ukuri aba yagize ikibazo cyo muri memoire ntaba akikibuka abantu memoire ibiri gusaza iba yarangiye nta yaba agifite kiyomenya ngo uyu ni umwana we cyangwa uyu si umwana we ni wa muntu utamenya ngo ese les lieux d'aisance ziri hehe nimba ari ku gitanda iva faire ses besoins nimba ari au salon aho yumva ko besoin zije agomba kuzikorera aho noneho ugasanga barahohotewe habe no mu miryango yabo bakahohotera umusaza yabaye umurozi ibintu arimo gukora kandi wenda ari ikibazo ca memoire uburozi nimba wanabufite ariko si bwo wabutuma akora ibyo ngibyo ni ukuba ashaje gusa nta kindi kirenze ico ngicyo oya nibyo kabisa turabyumvishije buriya nari nkeneye ngo nkubaze iki kibazo ese buriya umuntu atakaza memoire yiwe cyangwa agira ikibazo cyo kwibagirwa biterwa n'imyaka cyangwa bifata abantu bose oya ntabwo ari hari biterwa n'imyaka yo ibyo ngibyo birashoboka ku myaka umuntu aba afite ariko hari n'ibindi biza bifata abantu bakiri bato mu by'ukuri memoire igahita igira ikibazo gusa bidatewe ko ari ukuvuga ngo umuntu n'imyaka n'abantu batoya babyisangamo ese nk'abari abantu batoya nyine nk'abanyeshuri iyo yagize icyo kibazo ni nk'iki cyo mufasha urumva n'ibijya navuze hari byinshi bitera ibibazo byo kwibagirwa notama n'amastress abantu bari stresse abagira icyo bita trou de memoire yabo ntibigikora neza hari uko bafashwa mu buryo bw'amacounseling noneho iyo muwajire kuri rya aja stresseur birafasha ko wa muntu ushobora kwiretabulisa ariko kandi n'igihe bitageze gaho ifo kuba umuntu yaba ari mu bitaro aha yakurikiranwa hari imiti bagerageza gutanga iyo kwibutsa ifasha umuntu ariko nyine ni ibibazo binagoye bitoroshe nari mvuze ngo icyo uvuga ku bana batoya nabo barabifite cyane ureka abanyeshuri bo nigeze kubibona jete encore étudiant ahantu twari tutuye mu rupango twabaga hari umumama yari afite abana babiri batoya umwe ni uwo mukuru ni wari utangiye nimba ari sinzi nka première année primaire noneho wa mwana akabagira ikibazo cyo kwibagirwa mama we akamuhamagara akamutuma kuri boutique akamubwira genda uzanire umunyu uzanire sauce tomate wa mwana akagenda akiruka yashika ajya kuri boutique kandi umve ko boutique itari kure hari ahantu ngo mu ntambwe none sitani gusa yashika ku muboutique ye akabura icyo bamutumye agahagarara bikanga akagaruka akabwira mama wiwe se mama unimutuma ninde nyina kamuhutaza hamutuka untugira ubwenge ngutumye umunyu ngutumye sauce tomate genda ubizana akiruka yagera hajya agashika deja atibuka noneho akageraho kubera gutinya zijya menase za mama wiwe agahamagara karumuna kibuza nkibuka sinovuga amazina akagahamagara akakabwira ati ngwino hano agatangira akamubwira ngo nisaidiye mama nituma nini yantumye akamubwira yamubwira akiruka nanone yashika bikanga akageraho agafata bakagenda bagashika kuri boutique kakana kaba gatonye ibintu bakabizana urumva ico ni ikibazo umwana mu wa mbere uwo mwana yakwiga gute atafitiye biragoye kwiga cyangwa biratandukanye byo kwiga ekabimuzo abantu biga nimba yanakwiga ariko mu byukuri difficilement kuko umuntu utarete nababwira ngo genda uje hariya ni ikibazo baba bafite icyo bita ngo ni trouble d'hyperactivité noneho
harimo ibintu bya manque d'attention ku bana cyane abana bo baba bafite icyo kibazo cya trouble d'hyperactivité na manque d'attention déficitaire ariko wumve ko birafata n'abana kwibagirwa ni ku bantu bose ni muri kategori tranche zose d'âge ziri concerne na buri ntabwo ari abantu bakuze gusa abakuze nabo iyo bageze iriya muri za bukuru twabivuze biriya by'amademanse iyo ni indwara baba bafite ziriya za Alzheimer cyangwa se maladie de Parkinson ariko n'abana batoya ubu nyine mu by'ukuri biterwa n'ibihe abantu barimo by'amastresse abantu baribagirwa ubu abantu hafi ya bose ugomba gusanga bafite icyo kibazo cya ubure ariko nyine hamwe biraterwa n'amastresse ibihe abantu banyuramo kuko stress nayo iri mu mafacteur atera ubure irimo kabisa iyo umuntu ari stressé aba afite ikintu cya trou de mémoire yiwe ntibikibika ikintu kirinjira ariko ntikibone espace niko bimeze rero ariko byose ni byiza kwibuka ariko kandi no kwibagirwa nako ni kwiza kuko hari icyo bagufashije twibutse ibibazo byose byatubayeho twohora mu matromo ariko iyo bimwe tubyibagiwe hari ivuza wibagiwe ikibazo cyabaye kandi gikomeye kibabaje kubera ko wibagiwe nyine ugasa nkaho kitabaye ariko iyo ucibutse naho wumva akaga kigushiramo urasa nkaho kandi ukomeretse wa munsi ikindi gikomere gisha nico gituma iyo ureba n'ibintu biriya by'amayibuka iyo bikorwa hari abantu benshi bongera guhungabana cyane kubera ko nyine hari byinshi biba bisubiye kubibutsa ya masuvenire atari meza bahuye nayo ariko mu by'ukuri memoire nuko niko ikora abayikoze ni nk'izo ubona izi za telefone kapasite zazo yiganye memoire yo mu mutwe y'umuntu cerveau niko bene uko nkuko bakoze indege nabo biganye inyoni kandi izi carte memoire nazo muzikoresha nimwe mubizi igihe kimwe nazo uzagiyemo amavirisi zihaye zivuga amavirisi ya carte memoire ni stress urumva nabyo ni kuko memoire iyisanzwe bakoze ifite ibiyafekita ni nako n'iy'umuntu nayo ifite izo ngorane urakoze cyane turagushimiye ku masomo uduhaye ya memoire ubundi ubufasha watanga ni nk'ubuhe ubuhe bufasha wafasha abantu ibibazo byawe ubufasha ni bya bindi navuze daboro ku bafite ubure zisanzwe zitaragera ku rwego rukabije hari ukuntu ugenda usanga wenda bamwe byoba bitewe n'amastress ibihe barimo kuko stress itera byo twita ngo ni amatrou de mémoire kwibagirwa kuruha kwibagirwa icyo gihe rero kugiraga ngo birangire n'ibijya twavuze ngo ifu agir sur les agents stressés niki gitera ya stress ni gikurikirana iyo kirangiye n'ibindi birafasha bya bindi gusubira ku mwanya wabo ariko gari n'abandi bamaze kugera mu rwego ruri hejuru bisaba ko mu by'ukuri bitura abaganga bakabafasha ibyo bashoboye kubafasha n'ibyo ariko n'ubundi bufasha ku bantu bibagirwa hari uburyo bagomba kwifashisha kuko memoire yawe itabikibika ugomba gukerera indi artificielle memoire artificielle ashatse kuvuga ni uko waza ufata nk'ikintu ugiye gukora ukaba ufite aho ucyandika ikintu ugiye kubika ukaba ufite aho ucyandika ukwibagirwaho wayibitse noneho gaho biba byarenze nimba n'ikayi cyangwa ukabura aho wabyanditse nimba n'ikayi naho biba bigeze aho ariko ni ubundi buryo bworoshye bufasha umuntu ko hari abantu benshi usanga araza yarambika ikintu ahantu akabura aho agahebura kandi bimwe biba birimo ibintu by'agaciro n'amafaranga ashobora gutakara ariko ku bantu biba bimaze kugora gutyo
nabo ni ukwishakamo ibyo bisubizo byo kugira ngo indi memoire igufasha artificielle ukaba ufite nka notebook ushyiramo nko muri telefone kuko telefone umwanya wose umuntu aba ayifite sindabona aho umuntu yibagirwa telefone uza bandika muri telefone ifite aho wandika nayo ifite notebook washira ariko bizihari nayo umunsi yazimye biba bigenda byose ariko icyangombwa ni kuba ufite agenda ibitse ahantu hatagoye muri valise ikintu cyose waje kubika ukavuga ati mbitse ikintu kibitsa nucibagirwa uje muri ya agenda uje kwibutsa nawe ugaba umutwe wamaze kumera gutyo nyine nta kundi biza bizi igihe bishakiye igihe bidashakiye si ibintu wabigenga ugenga ngo ibuka cyangwa ibagire ariko byose hari ibyiza byinshi bifasha ariko hari n'ibindi bibi bizana rero abantu ni ukubyumva bakabumva ko ni ibintu nabyo bishika bakabikora gutyo kugira ngo abo bose bafite ibyo bibazo biture abaganga ibitaro bifite ibyo bifasha nabo kuri kompetanse zabo iyo bibaye odela nabo ntakunda ariko hari icyo abaganga bafasha. Urakoze cyane turagushimiye abantu barumvishije bafite ibibazo byo kwibagirwa bitura abaganga kugira ngo babashe kubibafashamwo rero turagushimiye cyane ubutaha uzatwitabe nzabitaba rwose murakoze nawe murakoze cyane abadukurikiye mukomeze mudukurikire abatarakora subscribe nyabo tibisa ntaco bisaba gusa nuko hakanda bikaba birarangiye rero turabashimiye cyane abakomeza kutwereka uburyo badukurikirana nukuri turabashimiye natwe tuzakomeza tubagezeho ibyo mwifuza ndetse muza mubiduha kugira ngo muduhamasije kugira ngo tuyakorereho murakoze mugira ibihe byiza ciao ciao kugira ngo niki nacyo kigejeje hafi isaha yakwiye isaha ngiye